uyu Hana ndi kuvuga rero yarasenze arasenga arasakuza, gusakuza bivaho, aravuga bivaho, ibintu byose birarangira bivaho, arangije abura amagambo yo kuvuga. Umunsi umwe ajya gusenga, ageze mu rusengero asenga, amagambo arabura burundu, amera nk'umuntu wataye umutwe cyangwa wasaze, akomeza kuvuga ariko amagambo adasohoka. Maze ngo umutambyi bitaga Eli, uyu mutambyi biravuga ngo yaramaze kugira mu zabukuru, yarahumye. Hari abatambyi bahumye cyangwa se badafite ibyo mukeneye wenda runaka mushaka, ariko ijambo ryava mu kanwa k'uwo mutambyi rigahindura ubuzima bwawe. Nubwo Eli yaratangiye guhuma, nubwo Eli yaratangiye gusaza, ariko icyo Imana yavuze kuri Eli cyari kikiri active, cyari kicyactivatinze, kigikora. Maze ngo Eli aramureba, ntiyasobanukirwa. Adasobanukiwe aramubwira ngo wa mugore uzagezaho n'isindwe ryawe. Nta muntu wasenga ameze gutyo, nta muntu wasenga ariyo amagambo atava mu kanwa, uba wasize. Nagira ngo hari igihe tujya tugira ibibazo, abantu bakatwita abasizi, abantu bakatwita abasazi, abantu bakadufataho amajambo. Ariko nagira ngo ukeneye ijambo ry'umutambyi ku buzima bwawe, ukeneye ijambo ry'umutambyi. Ibi byanditswe mu gihe cyari gikomera b'icyo gihe n'ubundi. Nagira mbabwire ngo nta gihe, hari abanyarwanda bajya bavuga ngo ntabwo mitagira bubu. Buriya igihe cyose kigira b'icyo gihe nyine. Buriya hari n'igihe mubona hari ibintu biza ukavuga ngo ni inzaduka. Rimwe na rimwe usanga abantu bamwe amadini amwe nimba ariko nabyita, avuga ngo ni amacaci, ngo ariya ni amacaci, hakaba hari akantu bagobetsemo. Abandi bakavuga ngo izi ni inyigisho z'inzaduka, ibi ngibi biradutse ntitubimenyereye. Reka babwire ngo na Yesu bamwitaga inyigisho y'inzaduka, kandi ari we waremye ijuru n'isi. Rero abanyarwanda bavuga ngo ntabwo mitagira abubu. Mu bihe byose hazabaho abantu bitwa inzaduka. Rimwe na rimwe kandi bikaba Imana iri kuvuga, ariko abantu bakavuga ko ari ibintu by'inzaduka bidasanzwe. Rero nta gihe na kimwe kitagira abubu. Niyo mpamvu nabwiye ngo mu matorero amwe n'amwe akomeye bafata ya matorero babandi bari mu mihamagaro bakiri bato bati ni amacaci. Ubwo iyo bavuze ngo ni amacaci, baba bavuze ikindi kintu mwebwe mutazi. Ariko nagira mubwire ngo icacu ubundi mu Kinyarwanda ni itorero. Bivuze itorero n'ubu. Noneho itorero nabyo wenda sinje kwigisha itorero, ariko ijambo bita itorero nabyo bivuze ikindi kintu. Noneho bavuze ngo itorero ry'Imana, ubwo haba harimo ishajemo itandukanye. Ariko Imana, umuremyi w'isi n'ijuru, yari ifite abamarayika bagombaga kuza bagakora umurimo w'ubutambyi. Bagombaga kuza bakavuga ibiduvuga. Bagombaga kuza bakajya babwira abantu bati isi zarimbuka, se mwitegure, cyangwa se nimwe umugambi bw'Imana buraje. Ariko ntabwo Imana yigeze ishima guko ibyo bintu byakorwa n'abamarayika. Ahubwo Imana yatoranyije bamwe mu bantu, irangije irabasiga, irangije irabahamagara, irababwira ngo mubahe ijwi ryanjye, mugende mubwire abantu. Ariko kubera ko Satani agenda ahenebereza abantu, ntabwo abantu bakiheza agaciro ijwi ry'Imana rivugira mu bo yahamagaye. Rero ugasanga rimwe na rimwe abo bantu babaye imbere y'abo bantu bahamagawe batamenya agaciro y'icyo abo bantu bahamagariwe, noneho bigatuma imigisha y'Imana yanyujije muri abo bantu itagera kuri abo bantu. Abo bantu bagakomeza bavuga, abapasiteri bajya gutya, abashumba bakora gutya, ugasanga barakomeza baburaminga, ariko nyamara hari ikirenze icyo bavuga muri bo Imana yashyize muri bo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, isomo rya mbere turasanga mu gitabo cya Samweli. Turasoma igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Aravuze ngo maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elikana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu,
amwita Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Reka dusome mu gitabo cy'Abalewi. Turasoma mu gitabo cy'Abalewi, turasoma ibice byaho ni 9. Ibice byaho ni 9. Turasoma ku murongo waho wa 22 na 23. Haravuze ngo 22 na 23 hari aya magambo. Haravuze ngo amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda ku maraso yayo, ayakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no ku gikumwe cy'iburyo no ku ino rye ry'ibumoso, hejuru ku matwi yabo y'iburyo no ku bikumwe byabo by'iburyo. Turi bugeze 23, nakomeje ndaharenza, ariko aravuze ngo amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda ku maraso yayo, ayakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Reka dusome nanone dusure mu gitabo cya mbere cya Samweli 24. Igitabo cya mbere cya Samweli turasoma ibice byaho 22 umurongo wa 5. 24 umurongo wa 5, twumva icyo havuze. Haravuze ngo 5, haravuze ngo bukeye Dawidi atuma abagaragu be n'abasore 10, arababwira ati nimuzamuke mujye i Karumeli, musange Nabali mumundamukirize, mubwire uwo mukire muti amahoro abe kuri wowe no ku nzu ye no ku byo utunze byose. Twasomye ahatariho ni 24 umurongo wa 5. Twasomye njye nasomye 25. Mugendemo bariho mujya. Haravuze ngo maze abantu ba Dawidi baramubwira bati uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati nzakugabiza umwanzi wawe, uzamugenze uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu be ati Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye. Uwiteka yimikishije amavuta, ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Reka dusoreze isomo ryacu rya nyuma mu kubara. Aya masomo yose muraza kuyumva, turaza kuyavugaho. Hari icyo Imana iri kuvuganiramo natwe muri yo. Reka dusome mu kubara, niho dusoreje. Turasoma ibice byaho 6, 23 tugeze 24. Dusomye amasomo menshi ko tugiye kuvuga ikintu gikomeye. Haravuze ngo 23, haravuze ngo Uwiteka 23, haravuze ngo bwira Aroni n'abana be uti uku aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti Uwiteka guha umugisha akurinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ijambo rivuga ngo agaciro k'amavuta y'abashumba, cyangwa se agaciro k'amavuta ya gitambyi. Nibyo tugiye kureba. Rero mu masomo tumaze gusoma twabonye ibintu byinshi bitandukanye. Twasomye amagambo menshi atandukanye, ariko yose agambiriye
kumenya no gusobanukirwa agaciro k'amavuta ya gitambyi cyangwa se amavuta ya gishumba. Impamvu tuvuze ya gishumba ni uko ababa imbere yanyu abandi bose imbere yanyu mu rusengero ni abashumba. Abatambyi babaga muri icyo gihe, ariko uyu munsi wa none tugiye kuvuga agaciro k'amavuta y'abantu bimikishijwe amavuta y'Imana, icyo agaciro abo bantu bafite imbere y'abo bashinzwe guhesha umugisha. Uyu munsi wa none uraza kuvuga uti se ko numvise ari amasomo twari twasomye, n'ubundi tuzahora tuyasoma kuko isomo rimwe ririmo ibintu byinshi, harimo amahishurirwa menshi cyane, harimo uburyo Imana ishobora kuvugana n'abantu mu buryo butandukanye. Rero nizere ko hatarimo abantu bari kwibaza gutyo, mwese musobanukiwe n'uburyo imikorere y'Imana cyangwa se uko Imana ikora. Rero mu minsi tugezemo uyu munsi wa none, nta mushumba nta utari umushumba, abantu bose ntabwo wamenya ngo ni ibiki. Abantu bamaze gutesha agaciro iby'Imana yavuze n'iby'Imana yakoze, bamaze kubona ko ari nk'ibintu bisanzwe. Muri make abantu bamaze kumenyera iby'Imana, ariko wowe uri hano muri iki gitondo ntukwiriye kumenyera iby'Imana. Wowe uri hano muri iki gitondo ukwiriye kuba mu mwanya utamenyera iby'Imana. Iki gihe ibi byanditswe mu gihe cyari gikomera b'icyo gihe n'ubundi. Najya mbabwire ngo nta gihe, hari abanyarwanda bajya bavuga ngo nta ngoma itagira abuba. Buriya igihe cyose kigira b'icyo gihe nyine. Buriya hari n'igihe mubona hari ibintu biza ukavuga ngo ni inzaduka. Rimwe na rimwe usanga abantu bamwe amadini amwe nimba ariko nabyita avuga ngo ni amacaci, ngo ariya ni amacaci, hakaba hari akantu bagobetsemo. Abandi bakavuga ngo izi ni inyigisho z'inzaduka, ibi ngibi biradutse ntitubimenyereye. Reka babwire ngo na Yesu bamwitaga inyigisho y'inzaduka, kandi ari we waremye ijuru n'isi. Rero abanyarwanda bavuga ngo nta ngoma itagira abuba. Mu bihe byose hazabaho abantu bitwa inzaduka. Rimwe na rimwe kandi bikaba Imana iri kuvuga, ariko abantu bakavuga ko ari ibintu by'inzaduka bidasanzwe. Rero nta gihe na kimwe kitagira abuba. Niyo mpamvu nabwiye ngo mu matorero amwe n'amwe akomeye bafata ya matorero babandi bari mu mihamagaro bakiri bato bati ni amacaci. Ubwo iyo bavuze ngo ni amacaci baba bavuze ikindi kintu mwebwe mutazi. Ariko najya mubwire ngo icacu ubundi mu Kinyarwanda ni itorero. Bivuze itorero n'ubu. Noneho itorero nabyo wenda sinje kwigisha itorero, ariko ijambo bita itorero nabyo bivuze ikindi kintu. Noneho bavuze ngo itorero ry'Imana, ubwo haba harimo ishajemo itandukanye. Ariko muri make itorero bivuze ikintu kimwe. Wenda nitugira umunsi wo kwiga iby'itorero tuzabivugaho, tuvuge ngo itorero ni iki, bivuze iki, tuzabireka twe kubitindaho. Rero impamvu uvuze ndi kuvuga aya magambo, nagira ngo mukorwe ku maso, aho musengera, aho muteranira, aho mugenda, nibura ujye ugenda hari icyo usobanukiwe. Ni ukuri birakwiriye ko wowe turi kumwe muri amateraniro, twaba dusenganye iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa 5, ukwiriye kwisobanukirwa uwo uriwe. Kuko dusenganye ntiwisobanukirwe waba ufite igihombo. Dusenganye ntumenye impamvu usenga, nabwo waba ufite igihombo. Wize ijambo ry'Imana ntumenye umumaro w'ijambo ry'Imana, nabwo waba ufite igihombo. Kandi nanjye ntabikwigishije ngo ubimenye, nabwo ntacyo nawe nkora aha ngaha. Ibyiza nuko nakwiryamira nkaruhuka nkigira mu bindi bintu. Rero ndakwinginze nuzajya uri mu materaniro jya ugerageza utega amatwi kuri buri kintu cyose, kuri buri jambo ryose, kuko haba hari impamvu riri kuvugwa. Rero tugarutse gato mu ijambo twasomye, Imana umuremyi w'isi n'ijuru yari ifite abamarayika bagomba kuza bagakora umurimo w'ubutambyi, bagomba kuza bakavuga ibiduvuga, bagomba kuza bakajya babwira abantu ati isi zarimbuka se mwitegure, cyangwa se nimwe hano ubwami bw'Imana buraje. Ariko ntabwo Imana yigeze ishima guko ibyo bintu byakorwa n'abamarayika, ahubwo Imana yatoranyije bamwe mu bantu, irangije irabasiga, irangije irabahamagara, irababwira ngo mubahe ijwi ryanjye mugende mubwire abantu. Ariko kubera ko Satani agenda ahenebereza abantu, ntabwo abantu bakiheza agaciro ijwi ry'Imana rivugira mu bo yahamagaye. Rero ugasanga rimwe na rimwe abo bantu babaye imbere y'abo bantu bahamagawe batamenya agaciro y'icyo abo bantu bahamagariwe, noneho bigatuma imigisha y'Imana yanyujije muri abo bantu itagera kuri abo bantu. Abo bantu bagakomeza bavuga, abapasiteri bajya gutya, abashumba bakora gutya, ugasanga barakomeza baburaminga, ariko nyamara hari ikirenze icyo bavuga muri bo Imana yashyize muri bo. Turimo turigana ijambo rivuga ngo agaciro k'amavuta ya gitambyi, ariko twabikuye muri icyo gihe agaciro k'amavuta y'abashumba.
umushumba wagushyizwe imbere urwego rwose wamubona afite amavuta ye afite agaciro ku buzima bwawe. Wabyemera utabyemera ntabwo ukora icyo Imana yavuze. Rero twasomye ijambo rikomeye ryabonekaga mu Balewi 9:22-23. Haravuga ngo Imana ibwira Mose ngo Mose ibwira Aroni ajya ahesha abantu umugisha uko bateranye. Niyo mpamvu iyo twateranye tujya dusenga ugasanga turimo turasura tuvuga ngo Mana ireza umugisha abana bawe bagende bakore byemere bagire gutya ubiyereke ubarwanirire. Bamwe mwebwe muzi ko ari ibintu bisanzwe by'abantu nyine babashuma bapfa kuvuga nyine gutyo gusa, ariko harimo icyo Imana yavugiye mu magambo tuvuga mu gihe turi gusoza amateraniro. Iyo mvuze ngo Imana iguhe umugisha hari icyo mba mvuze, njye ndakizi icyo mba mvuze, ariko ushobora kutacyumva kubw'uko udasobanukiwe cyangwa se ko wize nabi. Buriya kwiga nabi si ikintu bavandi, kwiga nabi si ikintu. Noneho rero Imana itegeka Mose iramubwira ngo bwira Aroni n'abahungu be kuko nibo barabatambye, nibo bari barasige. Mwumvise ko hari isomo twasomye ryerekana ko uyu mugabo bita Aroni n'abana be babasutseho amavuta. Mwumvise imenyetso bagiye gukora ku gutwi, kwino, byose n'ibintu bakoraga kugira ngo babone imbaraga z'Imana, babone uko bahisha abantu umugisha. Ndimo ndavuga agaciro k'amavuta y'abashumba. Umushumba ukuri imbere ushobora kumugaragaza agati, ushobora kubutamuha agaciro kubw'impamvu zawe, ariko najya mbwiye ngo urimo uribuza umugisha kuko hari umugisha wagufitiye, kandi uwo mugisha ugomba kuba hafi kugira ngo wakire. Noneho Imana itoranya Aroni ndetse n'abahungu be kugira ngo bakore umurimo w'ubutambyi. Ariko mu muryango w'Abisirayeli bose mu bantu 12 Imana iteranya mu muryango muri rusange wa Lewi. Abalewi bose bashyirwaho kugira ngo bakore inshingano z'iby'Imana mu rusengero. Rero Imana ntabwo yahatoranyije umuryango wa Lewi ngo itoranye Aroni iyoboye ko ifite abamarayika. Ntabwo Imana yashyizeho umurimo w'ivugabutumwa ngo abantu bavuga ubutumwa iyoboye ko ifite abamarayika. Twebwe biranaturushya biranatugora. Njya mbabwira uburyo najyaga njya mu ivugabutumwa n'amaguru, nkagenda nkatagangara nkaruha. Ibyo murabizi neza, twese tugera n'amaguru kandi tugiye mu murimo w'Imana. Kandi marayika ntabwo akeneye transport, ntabwo akeneye gutega imodoka, ntabwo akeneye gutega moto, ntakeneye n'amafaranga. Ariko Imana ntiyakoresha marayika ngo aze atubwire ibyo Imana ishaka. Imana ikoresha bagenzi bacu, ibatoranya mu bandi, irabimika, ibashyira amavuta ngo mwebwe muzaba akanwa kanjye. Uyu munsi wa none iyo wizeye icyo umushumba avuze ku buzima bwawe, nubwo abantu batakaje ibyiringiro, rimwe na rimwe ugasanga abashumba nibo banyamakosa, ariko rimwe na rimwe uzasanga ahubwo abitwa ngo ni abakristo aribo banyamakosa. Ibi bintu ndabivuga nongere mbisubiremo, nkunda kubivuga kandi. Iyo Imana itoranya Aroni, igatoranya abana be, igatoranya umuryango wa Lewi wose ngo w'abatambyi, Imana yari izi ikikoze. Yari izi ko abantu bakeneye ibyayo, bakeneye gusobanukirwa ibyayo, bakeneye kumenya imbaraga z'Imana, bakeneye kumenya ubuntu bw'Imana, bakeneye kumenya imikorere y'Imana. Rero muri kumenya imikorere y'Imana, aba bantu bagombaga kuba bafite abantu bakwiriye kubigisha no kubahugura no kubabwira iby'Imana iri kuvugana nabo. Ariko aba bantu babwirwaga ibi bintu nabwo hari ibintu bagombaga gusabwa kugira ngo babikore, kugira ngo uyu murimo ukomeze gukora. Aba bantu bagombaga gukora iki rero? Bagombaga kugerageza gukora kugira ngo hahandi hashyizwe ba Aroni, hashyizwe abahungu ba Aroni, hashyizwe inzu ya Lewi bose, babone ibyo kubatunga kugira ngo bakomereze muri uwo murimo. Uyu munsi wa none abantu bamwe na bamwe hatabuzemo no kwitwa ubuyobe. Ntabwo abantu bari gukora ibyo bashinzwe kugira ngo babandi nabo bashinzwe uwo murimo w'Imana ukorwe neza. Ibyo rero bituma Satani anyura muri icyo cyuho, bigatuma abantu bihangira amatekinike. Ugasanga abantu n'abashumba ariko bafite amatekinike, ugasanga abantu n'abahanuzi ariko bafite amatekinike. Kubera iki? Barahanura, bakeneye kubaho, ariko bari bashinzwe kugira ngo babeho ntabwo babikoze. N'abashumba ariko bakeneye kubaho, babyaye nk'abandi bantu, sibyo? Bakeneye abana babo kwiga nk'abandi biga, kandi bari imbere, bari mu rusengero, bari barasengera umuntu, bari barabwira umuntu ngo Imana yavuze ibi mu gitondo nimugoroba. Nuko bimeze. Bareba bagasanga abana bo nta mashuri, nta myambaro, nta byo kurya inzara, bagatangira gukora ibindi bintu bitandukanye n'icyo bahamagariye.
rero nubwo rimwe na rimwe ari igihe tujye dufata umwanya tukaburaminga bene abo bantu, ariko nanyambwire ngo ukwiriye gutekereza nimba wakoze icyo usabwa kugira ngo wa muntu akomeze agabura iby'Imana. Ndimo ndavuga agaciro k'amavuta y'abashumba, ndimo ndavuga aka gaciro ugasobanukirwa. Noneho rero Imana itoranya bano bantu bakuye mu bandi kugira ngo babashe kuba umuyoboro w'iby'Imana binyuze mu kanwa kabo. Bivuze ngo Aroni yagombaga guhesha abantu umugisha biturutse mu kanwa kavuga ngo ndatura umugisha ku bana bya Isirayeli, kandi uwo mugisha bakawubona. Bivuze ngo abahungu ba Aroni bagombaga kwatura abantu umugisha, kandi uwo mugisha bakawubona. Reka mbabwire muri aba bantu bose, Mose muzi ko yari yaratoranyijwe, yarahamagawe, ari umuntu ugomba gukura abana b'Isirayeli muri gihugu cya Egiputa, ndetse Imana yaramwemeraga. Ariko ntabwo Mose yigeze ahabwa umurimo wo guhesha ab'Isirayeli umugisha, nimba twabisomye. Ahubwo Aroni wahamagawe nk'umutambyi, n'abana be nk'abatambyi, n'abarewi nk'abatambyi, nibo bahabwa ubushobozi bonyine bwo guhesha umugisha. Rero bivuze ngo hari abantu Imana yatoranyije bakagomba guhesha abandi umugisha. Ntabwo abantu bahesha umugisha ari bose, hari ababisigiwe. Niba mwabyumvise neza, Mose yabwiye Aroni guhesha abantu umugisha, kandi Mose niwe wari umuyobozi mukuru w'ubwoko bwa Isirayeli, ariko ntabwo Mose yigeze ahesha abantu umugisha. Bivuze ngo hari amavuta abantu basutsweho cyangwa basukwaho, ayo mavuta akaba afite imbaraga, akaba afite icyo yakora ku bantu basabiwe umugisha n'abo bantu. Ariko bitewe n'uko isi igenda iduhenebereza, usanga ibyo tutabihesha agaciro. Uyu munsi wa none kababwiza ukuri, hari umwuka witwa uruzerero uri kugenda mu bantu, uruzerero rw'abantu basenga. Kubera iki? Bayobewe aho bakwiriye kubonera umugisha. Turimo turavuga agaciro k'amavuta y'abatambyi cyangwa se y'abashumba. Rero twasomye ijambo rikomeye twasanze mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya mbere, duhera ku murongo wa 17 kugeza 20. Hano tuhabonye inkuru y'umuntu bitaga Hana. Uyu Hana nkunda kumuvuga buri munsi kuko hari ikintu yagombye kutwigisha mu misengere yacu, mu myizerere yacu, uburyo twakwiriye gusenga dusobanura icyo dukeneye imbere y'Imana. Nkunda kubivuga ku bwako kantu. Uyu Hana yari ingumba itabyara. Uyu Hana yaramaze imyaka myinshi cyane yarabuze urubyaro. Uyu Hana yari afite mukeba bitaga Penina. Uyu mukeba we yarabyaraga kandi akabyara buri gihe rwose. Yari afite abana benshi yabyariye imbere ya Hana. Hana ari aho ngaho akanuka. Kandi uyu Hana nubwo yari ingumba yarasengaga. Bibiliya ivuga ko yasengaga, ndetse n'umuryango we barasengaga, kuko buri mwaka bajyaga bajya i Rama bakajya gutamba ibitambo, bakajya gushima Imana. Hana rero akajyana n'umugabo we gushima n'umuryango we muri rusange. Ubwo no kuvuga ngo na Penina, ko muzi ko kera umugabo yabaga afite abagore barenze umwe kandi bose baba ahantu hamwe, ibyo murabizi neza. Noneho rero Hana uyu nguyu yari yabuze urubyaro, ariko akagira umugisha, umugabo akamukunda. Ariko gukundwa n'umugabo we ntacyo byigeze bikemura ku kibazo yari afite. Nagira ngo mubwire ngo hari igihe umuntu aba afite keya mu muryango n'umugabo we, ariko akaba afite igihanda, akaba afite ikibazo. Icyo kibazo kitakemurwa n'umugabo, icyo kibazo kitakemurwa n'umugore, icyo kibazo kitakemurwa n'umwana, icyo kibazo kitakemurwa n'umuryango, akeneye ko icyo kibazo kizakemurwa n'Imana gusa. Ngira ngo ubushize numva ari byo twavuze, turi kuvuga ku bijyanye n'abantu. Hari umuntu wari uje hano bavuga ngo agomba kubatizwa, ngo ariko se ngo umugabo ngo umugore byagenda gute? Bamwe bari kumusobanura bamubwira ati niba Imana yaravuganye nawe kora icyo Imana yavuze. Najya mubwire ngo nukora icyo Imana yavuze, Imana izaba ku ruhande rwawe kandi izakugira neza. Uyu Hana ndi kuvuga rero yarasenze, arasenga, arasakuza, gusakuza bivaho, aravuga bivaho, ibintu byose birarangira bivaho. Arangije abura amagambo yo kuvuga. Umunsi umwe ajya gusenga, ageze mu rusengero asenga, amagambo arabura burundu, amera nk'umuntu wataye umutwe cyangwa wasaze. Akomeza kuvuga ariko amagambo adasohoka. Maze ngo umutambyi bitaga Eli, uyu mutambyi biravuga ngo yaramaze kugira mu zabukuru, yarahumye. Hari abatambyi bahumye cyangwa se badafite ibyo mukeneye wenda runaka mushaka, ariko ijambo ryava mu kanwa k'uwo mutambyi rigahindura ubuzima bwawe. Nubwo Eli yaratangiye guhuma, nubwo Eli yaratangiye gusaza,
ariko icyo Imana yavuze kuri Eli cyari kikiri active, cyari kicyactivatinze kigikora. Maze ngo Eli aramureba ntiyasobanukirwa, adasobanukiwe aramubwira ngo wa mugore uzagezaho n'isindwe ryawe. Nta muntu wasenga ameze gutyo, nta muntu wasenga ariyo magambo atava mu kanwa, uba wasize. Nagira ngo hari igihe tujya tugira ibibazo abantu bakatwita abasizi, abantu bakatwita abasazi, abantu bakadufataho amajambo. Ariko nagira ngo ukeneye ijambo ry'umutambyi ku buzima bwawe, ukeneye ijambo ry'umutambyi. Ushobora kugenda ahantu abahanura bakaguhanurira, abigisha bakakwigisha, ariko ugakomeza muri urwo ruzerero kandi baguhanure n'Imana yavuze. Ariko ukeneye ijambo ry'umutambyi ku buzima bwawe kugira ngo rikonfirime cya kintu umuhanuzi yahanura. Icyo niba utabikize ukimenye. Ushobora kugenda umuntu avuga ati ndabona urwaye indwara, akabibona, ariko ukeneye ijambo ry'umutambyi ryo gukuraho iyo ndwara. Bibiliya ivuga iki? Yesu yakijije ababembe 10 bari bafite ikibazo cy'ibibembe. Aravuga ngo nimugende mutange ituro mwiyereke umutambyi. Mwabyumvise? Mutange ituro ryo kwihubarura. Yes. Mutange ituro ryo kwihumanura kandi mwiyereke umutambyi. Najya ngo kumanuka kw'abari abantu kwari ukugenda bakajya imbere y'umutambyi. Kandi mu by'ukuri bari bavuye imbere y'umwami w'ijuru n'isi, umuremyi w'isi n'ijuru bamuvuye imbere, ariko ashyiraho ngo mugende mutange ituro mwiyereke umutambyi, ituro ryo kwihumanura. Najya ngo ntibizagutangaze ko umuntu yaguhanura ati Imana burya ati iragukijije, ariko ugakomeza urwaye. Kubera iki? Ukeneye ijambo ry'umutambyi kugira ngo wakire igitangaza. Ndimo ndavuga agaciro k'amavuta ya gitambyi cyangwa se amavuta ya gishumba. Kubera iki? Kubera ko ntabwo Imana yigeze ibwira Mose ngo asabire abantu umugisha, ahubwo Imana yabwiye Aroni n'abahungu we ngo nibasabire abantu umugisha kandi bazawubona. Uyu mugore bita Hana yari afite ikibazo. Ahari yawe n'abantu bakamanurira uzabyara, tubonye ubyara umwana w'umuhungu, tubonye ubyara barahanura, nawe ageze barabirambiwe nk'uko wabirambiwe. Ariko umunsi umwe ajya gusenga, amaze gusenga agize umugisha ahura n'umutambyi. Birashoboka ko igihe kindi yajyaga ajya gusenga n'umutambyi yabaga ari bize, wenda ari mu kandi kazi cyangwa ari mu bindi bintu bigatuma wenda atanamubona. Ariko umunsi agize umugisha arasenga, ariko umutambyi aramureba, aramwitegereza. Ariko umutambyi kubera ko yamaze kugera mu zabukuru, ngo arebye abona uwo muntu yasinze, kubera ko yabonaga ko geste ari gukora ntabwo ari geste zisanzwe z'abasenga. Hari igihe tujya dusenga mu buryo abantu batamenyereye bakagira ngo twasaze. Hari abandi baza, ese buriya gusenga usakuza niko kubona Imana? Twebwe tuzi icyo bikora. Ese buriya gusenga uvuga cyane ukasenga amagambo menshi niko kubona Imana? Twebwe tuzi icyo bikora. Kuko utasobanukiwe uzaza tugira abasazi, ariko twebwe tuzi umusaruro uvamo. Tuzi gutitiza icyo bivuze, tuzi gukomeza ukabwira Imana Mana iki kintu kirebe, ngirira neza. Tuzi icyo bivuze. Maze ngo arangije ngo abona Hana, abona yasaze, abona afite ikibazo cy'ubusinzi, abona nta mugore muzima wakora nk'ibyo Hana ari gukora. Ariko Hana we yari afite icyo ashaka, yari afite agahinda n'umubabaro. Maze ngo yaramubwira ngo wa mugore uzagezwaho n'isinzi ryawe. Birashoboka ko uyu mugabo uyu mutambyi yamubonye inshuro nyinshi ameze gutyo. Ariko uwo munsi, kuko hari umunsi wo gutabarwa kwa Hana, bituma akura ijambo mu kanwa aravuga. Akuye ijambo mu kanwa aravuga, habamo gutabarwa kwa Hana. Aramubwira ngo uzagezaho n'isindwe ryawe. Ariko Hana aratinyuka aravuga ngo ntabwo umuja wawe nasinze, ahubwo n'agahinda n'umubabaro si imbere y'Uwiteka Imana yanjye. Ese nshuti yanjye uri hano, umushumba wakubwiye ngo wasinze cyangwa akubwira ngo wakoze ikosa runaka, byagenda gute? Ndagiye ntabwo uzagaruka muri urusengero, ubu n'ibi. Abantu benshi ntibakigirwa inama, nta nubwo abashumba bakivuga ngo bahumve. Rero ikizaba ni uruzerero, ni umwuka w'uruzerero uzaba ku buzima bwawe nyine. Uzazerera umere nka Kayini, kuko umuvumo ukuriho, kubera ko wasuzuguye umushumba wagushyizwe imbere kugira ngo akuyobore inzira y'ubwami bw'Imana guhesha umugisha. Maze Hana niyirirwa ababazwa n'ijambo umutambyi. Iri jambo ryari ribi, kugira ngo nakubwire ngo wasinze kandi utasinze agufite agahinda n'umubabaro. Nawe ibaze amatoni y'ibitutsi n'ibindi bintu byose bamushyiraho. Nawe uriyizi nawe.
ariko ngo Hana aca bugufi mu mutima aravuga ngo njyewe umuja wawe ntabwo nasinze, ahubwo n'umubabaro n'agahinda nasohoga imbere y'Uwiteka Imana yanjye. Maze ngo Eli ahagara mu cy'Imana yamuhamagaye aravuga ngo Hana, genda icyo wasabye Uwiteka kiguhereza. Ndakubwiza ukuri, iryo jambo ni ijambo riri simple, ryoroheje, nta bintu byinshi, ariko ngo iryo jambo uwo mwanya Hana agira impinduka mu buzima kubw'ijambo ry'umutambyi yavuze ku buzima. Nagira ngo nuba imbere y'Imana ukumva icyo Imana ivuze, ntumenyere Imana, uzabona igitangaza zituruka ku Mana. Umushumba wagushyizwe imbere urwego rwose yaba ariho, birashoboka hari igihe yaba ari imbere afite hari n'udukosa afite tunagaragara, ariko ijambo ryonyine yavuga ku buzima bwawe akarivuga mu izina ry'Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka azarishyigikira kandi ariherekeze ubone igisubizo. Bibiliya yatubwiye ngo Hana atangira kumva akanyamuneza kayo. Hana ageze iwe yumva ibintu byahindutse kubw'ijambo rimwe gusa umutambyi yaravuze. Nagira ngo ukeneye umuntu wo kuvuga ijambo rimwe ku buzima bwawe, amateka agahinduka, ubuzima bwawe bwahinduka. Bahanuye kuzakira indwara, ariko ukeneye umuntu wo kuvuga iyo ndwara, kuyirukana ku buzima bwawe, kubera ko hari izindi mbaraga Imana ishyize muri bene abo bantu. Nubwo basuzugura, nubwo hari igihe ugenda mu modoka bakagenda n'amaguru, hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo uko tuzasa ntikuzahishurwa, ngo nicyo gituma ab'isi batatuzi, ngo bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, ndetse ngo bakaturusha no kweza, bakaturusha n'ubutunzi, ngo imbwa ze zigahaga ariko imbabura yayimanitse, ngo ariko ibyacu saho bicira, ngo hari igihe kimwe bizasobanukirwa neza. Ushobora kuba ugenda mu modoka, umushumba wagenda n'amaguru, ntabwo bivuze ko umugisha agomba kuguha udahari. Ashobora kuba naburara, cyane cyane rimwe na rimwe awurazwa nuko tutakoze inshingano zacu, ariko ntabwo bivuze ko kubw'icyo kintu wowe ubona kidasobanutse, ntabwo bikuyeho amavuta Imana yamushyizeho, ntabwo bikuye imbaraga Imana yamuhaye. Rero umuvandimwe, wongere uheze agaciro abantu bagushyizwe imbere muri ririya toro usengeramo. Uriya mushumba wagushyizwe imbere, ijambo ryose yavuga ku buzima bwawe ryahindura ubuzima bwawe. Uretse ko twebwe twahamagariwe guhesha abantu imigisha, twahamagariwe kuvuma, anakuvumye byaba, ariko twe ntabwo twahamagariwe kuvuma. Nta n'umushumba wabikora, n'uwabikora yaba afite abadayimoni. Nubwo umuntu yagutuka, nubwo umuntu yakugira nabi, ntabwo wemere kuvumisha akanwa uvugisha Imana. Maze ngo Hana akimara kumva ijambo ry'umutambyi, ntiyagize umujinya, ntiyagize uburakari, ahubwo ngo rya jambo umutambyi yavuze ritangira gukora ku buzima bwe. Atangira kumva ameze neza, atangira kumva aguwe neza. Bibiliya yavuze ngo barangije we n'umugabo we bakora inshingano z'abagabo n'abagore, maze ngo Hana arasama. Imana yibuka Hana kubw'ijambo ry'umutambyi. Hana yarasenze, arongera arasenga, arongera aringinga, arasakuza bivaho, aravuga bivaho, arasenga bivaho, kugeza ubwo no kuzamura ijwi munaniro. Ariko umunsi umutambyi yavuze ngo genda icyo wasabye Uwiteka kiguhereze, uwo munsi yaragiye Hana arasama, abyara umwana w'umuhungu. Yari yarasabye Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo amubyaye amwita Samweli. Aravuga ngo ko namusabye Uwiteka. We n'icyo wasabye Uwiteka? N'icyo usaba Imana? Mana urabibona rwose, nkeneye abantu urabibona. Wasabye ugasobanura icyo usaba. Mana se nkeneye amafaranga, nawe urabibona ko nyakeneye. Ibyo gusa. Hana arasobanura avuga ngo Mana numa umwana w'umuhungu nzamugutura abe mu nzu yawe iteka. Arabisobanura avuga ngo nkeneye umwana w'umuhungu. Arabisobanura, wowe urimo urasenga ujugunyanze, ntabwo uzi ibyo uri gusaba, ntabwo uzi ibyo uri kwinya. Mana rwose nkeneye akazi, uzampa akazi. Ejo bundi niguhereza ka kazi utishimire, uvuga ngo Mana ngo kuko wangenje gutya, kubera iki? Wasabye nawe. Imana yaguha akazi, uzayiburanya kutaguha akazi se? Sobanura n'icyo ukeneye. Niba uri gusenga n'icyo ukeneye. Ndimo ndavuga agaciro k'amavuta y'abashumba. Umushumba wagushumbye, ndimo ndavuga agaciro k'amavuta y'umushumba wamugushumbye. Nagusengera uzabohoka. Maze ngo Hana atashye kubw'iryo jambo ry'umushumba, aragenda arasama, abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Nawe ingingo n'ubu mwese mwasomye ibyanditswe. Abana ba Penina, ninde wambwira izina ry'umwana wa Penina?
ariko umwana wa Hana bita Samweli muramuzi. Ndagira ngo Imana ishobora kugukerereza, ariko abantu baravuze ngo igukereje iragutegera. Imana ishobora gutinda, ariko igihe iziye izana ibintu byose ukeneye. Imana igiza igakora igitangaza kimwe, igakora ikintu kimwe kigakemura ibibazo byose. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ushobora kuba utinze ku rugamba runaka, ushobora kuba utinze mu kibazo runaka, ariko ndagira ngo ijambo rimwe rigiye guhindura ubuzima bwawe. Ijambo rimwe ukeneye rigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ijambo rimwe ukeneye ku mutambyi rigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Hari ibintu byinshi cyane wagerageje byaranze. Ukeneye ijambo ry'umushumba, ukeneye ko umushumba wakuvugaho, ukeneye ko umushumba wagusengera, ukeneye ko umushumba wagira ijambo akwaturaho, kandi wagize ukizera. Hari umuntu wavuze ngo amavuta utizeye ntagukorera. Ntagukorera pe. Iyo utizeye amavuta ntagukorera. Ariko iyo uyize ukavuga uti uyu muntu ndizera ko yasengeye nakira, ni ukuri urakira. Rimwe na rimwe hari abantu baza hano akaza ati ndashaka ko musengera, tukamubaza urizera ko twagusengera ugakira? Kandi Imana ikajya ibikora koko, twasenga kubera ko yizeye ko Imana iturimo yamukiza, akavuga ngo uzi ko numva nkize we, agakira. Rero aka gaciro k'amavuta ya gishumba ku muntu wese turi kumwe hano, amavuta y'abashumba, ntiwongere gutesha agaciro umuntu Imana yasizwe ku rwego rwose yaba ariho. Uburyo wowe ubireba, wenda hari abashumbuzi b'amavuta ku rwego wowe ushaka, ariko nagira ngo agaciro k'amavuta ya gishumba karakenewe ku buzima bwawe kugira amateka. Urwego rwose yaba ariho, uburyo bwose yaba agaragara, uburyo bwose waba umuzi, apfa kuba yaragushyizwe imbere kugira ngo abe umushumba wawe. Rero ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye. Ijambo twasomye ryaboneka mu Kubara 6:23, ari ryo twasomye nyuma, ari naryo tugiye gusorezaho. Ryavuze ngo umugisha abatambyi basabira Abisiraheli, umugisha abashumba basabira abakristo. Ariko wowe urimo uragenda uvuga umushumba wawe, uramuvuga ibyo uzi ibyo utazi, buriya mubona uramushumba, buriya arasambana, waramubonye. Ariko ugenda wumvise abandi babivuga, wenda bashaka gusenya umurimo w'Imana Satani yatumye, nawe ukagenda ubivuga utarabibonye. Buriya murabizi uriya muntu ni umugome, uramushumba ya mavuta ye sinyemeranye. Ndakubwiza ukuri, urimo uriyangiriza, urimo urisengera. Umugisha abatambyi basabira Abisiraheli, umugisha abashumba basabira abakristo. Hano ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be. Mwibuke ko Mose yayoboraga Abisiraheli, ariwe muyobozi mukuru w'Abisiraheli. Uti aba ariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti. Ntabwo abantu bose ari abahesha b'umugisha, ibyo byo murabimenye. Ntabwo abantu bose baguhesha umugisha. Umuntu ashobora kuguhanurira, ariko ukeneye umuhesha w'umugisha kugira ngo icyo wahanuriwe icyo kintu gisohore. Ntabwo umushumba bisaba ko yaba aguhanurira ngo Imana imbwiye gutya. Oya, ushobora kuza muri cya kibazo ufite. Kuko ubundi nimusoma neza, nuko abantu benshi badakunda gusoma ibyanditswe. Hari impano y'ubwungeri cyangwa y'ubushumba ntukatanga, cyangwa se imihamagaro igera kuri 5. Hari umuhanuzi, hari umuvugabutumwa, ndumva ari imihamagaro igera kuri 5. Iyo mihamagaro yose igomba kuzuzanya. Abantu rero benshi bajya babyitiranya, ugasanga babuze umugisha w'Imana ko babyitiranyije. Hari uhamagare k'umushumba, itorero rigomba kuba ririmo umushumba, ririmo umuvugabutumwa, ririmo umwigisha, ririmo umuhanuzi, undi n'indera, n'abantu 5, ni inkingi 5 ziba mu itorero. Rero umushumba si ngombwa ko avuga ngo Imana imbwiye gutya wenda mbonye, ntabwo ari ngombwa. Umuhanuzi yabivuze, umushumba nawe agiye kwemeza icyo Imana yavuganye nawe kugira ngo akire igisubizo. Rero hari abashumba bahamagaye muri ubwo buryo, batavuga ngo mbonye, ariko bagahamya icyo babonye ukakira igitangaza. Ntimuze kumenyera Imana rero, ahubwo mumenye imikorere y'Imana n'uburyo Imana ikora, n'uburyo Imana yagabiye abantu imirimo. Tuzabireba nabyo umunsi umwe, tuzareba imirimo Imana yatugabiye. Rero 24, icyo abatambyi bagomba kwatura ku Bisiraheli, cyangwa se abashumba bagomba kwatura ku bakristo, haravuze ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde,
uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza, uwiteka akurebe neza, aguha amahoro, uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Ubwo nimba ufite confusion ku bivugwa, ku byo tukwaturiraho, ahubwo ujye ubyakire wumva unezerewe unishimye. Hari igihe tuzi bana abantu bagire neza, ubaho umugisha w'amafaranga, akanyenyeri gakore, mukagira ngo ni amagambo y'abantu. Ahubwo ikibazo karakora ariko nimuze ngo mushime. Karakora ahubwo nimuze ngo mushime. Kandi twabonye ko uyu munsi wa none abantu batari kubahiriza inshingano zabo, bigatuma abo bashumba bakoresha amatekinike. Bamwe bakaza, ubu se Justin urabona uzabaho gute se? None se kubona utagira gutya na gutya. Waba igihwerahwere cyangwa se waba kwa kundi abantu baba bavuga injiji, ukumva ibyo bakubwiye nawe ukayoboka iyo nzira, ukibagirwa ko ari Imana yaguhamagaye. Mvugane n'umuntu wese turi kumwe, yaba n'umushumba uri hano, mvugane nawe cyangwa uzumvira ijambo. Ntabwo ukwiriye kumva inama z'abadayimoni. Hagarara mu muhamagaro Imana yaguhamagaye, usonze ariko uri mu muhamagaro, wambara ubusa uri mu muhamagaro Imana yaguhamagaye, kuko Imana ifite inzira izakoresha. Ndavugana n'abashumba muri kano kanya, niba abantu mushinzwe gushumba, ndavuga abakristo badakora inshingano zabo, ntibibabuze gukora izanyu, nimukora izanyu, Imana ifite aho izanyuza kugira ngo ibagire neza. Kuko Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo umukozi akwiriye guhembwa. Ntugire ikibazo wijya mu matekinike. Ndabwira abakristo turi kumwe, mukore inshingano zanyu kugira ngo mubone umugisha w'Imana. Ndabwira abakristo muri kumwe, turi kumwe none, mukore inshingano zanyu kugira ngo mubone umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga. Ndi kuvugana nawe ngo ukeneye ijambo rimwe riturutse ku mutambyi kugira ngo ubone umugisha w'Imana. Ukeneye ijambo rimwe riturutse ku mushumba kugira ngo ubone igitangaza cy'Imana. Tugiye gusenga. Ubwira Imana ngo Mana, iki gitondo ashaka kukubona. Nari naratesha agaciro ibyawe, sinabyumvaga, sinanibisobanukiwe. Niba ubisobanukiwe, usenga ubwira Imana ngo Mana, ndabisobanukiwe, kandi ubwo mbisobanukiwe noneho ngiye kuba mu mwanya Imana ishaka. Niba hari ibyo ugomba gukora ku mushumba, bikore kugira ngo Imana ikugire neza. Niba hari ibyo ugomba gukora ku muntu wagushyizwe imbere kugira ngo ubone ineza y'Imana, bikore kugira ngo Imana ikugire neza. Niba utarabikoze, ca bugufi ubwira Imana ngo Mana, mbabarira, ariko ume n'imbaraga zabasha gutuma mbikora. Urwo ni urwego wakabaye usenga muri kano kanya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkwinginge muvandimwe inshuti y'umusaraba, ukwiriye kuba mu mwanya Yesu agushaka. Ukwiriye kubaha agaciro k'amavuta y'umuntu wagushyizwe imbere, kuko ayo mavuta azagukorera. Ayo mavuta azatuma ubuzima bwawe buhinduka nk'uko Hana ubuzima bwe bwahindutse. Nawe uzavuga imirimo n'ibitangaza by'Imana, kuko wahaye agaciro umuntu wagushyizwe imbere. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye. Niwe wemeye kuri ijambo rihita aha. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo ritari iry'abana mu mwuka, ariko wemeye ko ritambuka. Uwo rigomba gufasha ryamufashije. Ndagushimiye ko ubikoze. Buri wese nasobanukirwe, twese nidusobanukirwe icyo dukwiriye gukora kugira ngo tubone umugisha w'Imana. Ndagushimiye ko ubanye natwe kandi ukomeje kutugira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, ifite Imana, urakoze Papa. Amen.